ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bishya buri munsi. Iyi nanone akaba ari yacu no yanyu, akaba ari umwami w'umwana official of course, njye nkaba ndi wa mwami nk'ibisanzwe. So guys, mureke twiganirire, mureke mbabaze ikibazo kimwe kigira kiti. So guys, nari mbabwira ngo mureke twiganire papari wanjye. Murabizi neza yuko Meddy, umuhanzi Meddy Ngabo, Meddy Midar yakoze ubukwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubukwe bwaje kuba ubukwe bw'igitangaza cyane, aho ubukwe bwaje kwitabirwa n'uyu muhanzi w'inshuti ye magara The Ben Mugisha Benjamin. So ejo ku itariki ya 15 ku itariki kwa gatanu The Ben yari afite ubukwe ku itariki ya 15 bwo gusaba no gukwa umukunzi we uwikiza Pamela. So guys, ikintu nshaka kubabwira nuko mu mafoto yagiye ajya hanze ntago Meddy yigeze yitabira ubukwe bwa The Ben. Murabizi neza yuko Meddy akora ubukwe, The Ben yaririmbye mu bukwe bwe. So yaririmbye mu bukwe bwe, anaririmbamo ibyo abantu baje kwishimira cyane. Bana ba King James baririmbye mu bukwe bwe. Ntago twigeze tubasha kubona amafoto ya King James cyangwa se aya Meddy batashye ubukwe bwa The Ben, ahubwo twabonye mu bukwe bwa The Ben haririmbyemo umuntu waje no kumutungura ni Esere Mbonyi. Esere Mbonyi no waje aramutungura, bararirimbana rwose, ibintu byaje gushimisha The Ben. So guys, nakomeje mbabwira ni byaranunguye kubona The Ben atararize mu bukwe. Ubundi The Ben ararira pe, tumuziho kurira. Nukuvuga ngo rero ukuntu byaje kugenda, mbere na mbere ntago nigeye nahangaha muri studio yanjye. Reka mbanze nakiremo n'umuntu turi kumwe hangaha, bamwita Buda muramuzi neza, ni umwe mu bakinnyi ba film twatangiranye film. Buda turakwakire. Yo murakoze yo abantu batari bamperutse muri iminsi tunari impugiyemo, ariko nagarutse ku izina ryanjye Buda. So guys, nkuko mubyumva rero ahangaha ntago nigeye nyine, uyu nguyu ni umukinnyi wa film, muramuzi mu Marigo, muze no kwishaka muyirebe. Ni film twanyuje kuri YouTube channel yitwa Inongo TV show. So guys, ikintu ngiye kuvuga, nanabwiraho Buda je sanga nibwo kinjira ahangaha, aje sanga nimo ndababwira cyane turimo turibaza impamvu Meddy yaba ataratashye ubukwe bwe. Abakunzi biwe bamubajije impamvu Meddy yaba ataratashye ubukwe bwe. So Buda, wowe urabyumva gute se? Kubera iki, ni iyihe sura ubibonamo kuba umuhanzi nka Meddy? The Ben yaririmbye mu bukwe bwa Meddy, ariko Meddy we akaba ataraje kuri. Wowe urabivuga hicyo, wowe vuga uko ubyumva. Nta kintu bitwaye. Murakoze, buri uko ngende kubyumva, bishobora kuba Meddy hari ikibazo bafitanye na The Ben cyangwa cyihishemo hagati yabo, kuko nta kuntu umuntu yagutahira ubukwe ngo we ntutahe ubukwe bwe kandi mwese mukora umwuga umwe. Oya, no kuvuga ngo so wenda haba harabayeho izindi mpamvu zitandukanye, naho Meddy na The Ben mbona nta kintu bapfa. So uvuga ngo nyuma y'ubukwe ejo The Ben yasohoye indirimbo yitwa Ni Forever, indirimbo nziza cyane twanabonye. Ubundi Meddy azwiho kuba ari umufunga mutwe, ibyo ni ibintu tuzi, nambabire ko mbivuze gutya, ariko Meddy azwiho kuba ari umufunga mutwe. Kubona Meddy byonyine no kuba yapostinga indirimbo yawe ni ibintu by'agaciro, kuko ubundi Meddy ntago ibyo bintu ajya akunda kubikora. So reka nsubiyeho inyuma gatoya, umwe mu bantu mu promoter hanga bakomeye cyane hanga mu Rwanda witwa Dumba, wibereye muri Kenya. Ntago ndi kwibuka neza Dumba hano hari, ariko ni muri Kenya tu. Ubwo yari ari mu kiganiro live na Bruce Meddy nawe ejo wakoze igitaramo cy'amateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We na Shaggy bahakoze igitaramo cyitabiriwe n'ibihumbi 20 by'abantu, basusurukije abantu ku rwego rwo hejuru. So ni ukuvuga ngo rero Meddy yapostinze indirimbo ya The Ben, ahubwo reka tubanze tubaze tuti ese yahuye n'izembagami byanga byako ndakabe ko yaratashye ubukwe, ko twari twiteze ko azataha ubukwe bwe. Ntabwo sinumva imbogamizi nyine yaba yarahuye nazo zatumye adataha ubukwe bwa The Ben. Ni ubukwe bwabaye ku itariki 15 ukubaza 2023, nibwo bukwe umuhanzi The Ben yasabye anakoma umukunzi we wikiza Pamela mu birori byabereye muri Kigali Convention Center. So no kuvuga ngo rero ikintu nshaka kubabwira, muri ibyo birori byari byitezwe ko umuhanzi Meddy azabigaragaramo, ariko ntiyabashije kuhagera kubw'impamvu tutaramenya ibyari byo. Ndaje ngene mbereka ibibazo
abakunzi biwe bagiye bamubaza ariko Buda ndabyibuka neza hari ahantu twabaga so tukibana hari aruguru manu bajye gukunda gucuranga indirimbo za The Ben na Meddy ase uwo ko acurangaga zira ndirimbo za Meddy na The Ben hako ushaka kuba arakundaga Meddy cyane Meddy ndamwemera cyane manu rumwe mu bantu bakunda Meddy ese Meddy ubona ari icyo abahanzi bahanzi bo mu Rwanda ubona Meddy kintu mbona rusha abandi bahanzi Meddy akora indirimbo ituje ifite n'umuziki mwiza injyana ukurikije n'amagambo arimo buriya ni nka King James ni mu bahanzi bakora indirimbo neza babanza bakayitegura neza nta bishego bikunda ko birimo cyane ego comedy ahubwo Meddy no gukora ibishego byo numva ko wewe ko akora umukunda rero nta nubwo wapfa no kubyumva so guys reka mbashimire mbabwiye ngo mu kanya gato turaje dukomeze dukore n'andi makuru mwebwe niba utarakanda subscribe banzuye kandi kugira ngo